Ubusanzwe izina Pascaline rikunze guhabwa abana b'abakobwa bavutse kuri Pasika gusa, ariko nanone hari aho usanga rihabwa abana bavutse ku yindi minsi bitewe n'ibyifuzo by'ababyeyi ku bana babo. Pascaline ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, yaba ari umuhungu bakamwita Pascal, ariko none aha tugiye kwibanda ku izina Pascaline ryonyine kubera ko Pascal twarisobanuye. Izina Pascaline rero risobanura kwambuka, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo kuko Pasika ari umunsi Abayisiraheli bizihizaga bibuka uburyo Imana yabakuye mu Misiri cyangwa se Egiputa ikabambusa inyanja itukura. Hari byinshi biranga aba Pascaline rero, hari nabyo tugiye kwibandaho cyangwa se kugarukaho by'umwihariko. Gusa mbere yuko tubivuga, reka dusuze kandi duhe ikaze buri wese uhisemo kubana natwe hano kuri Media Empire mu gice twari ibisobanuro bw'amazina. Bibasuhuza nkanabaha ikaze, ndi Singizwe Edith. Ikaze nanone by'umwihariko kwitwa ba Pascaline, ni mwegera hafi tubabwira ibibaranga cyangwa se tubasobanurira uko muteye. Si uko nawe utitwa kuhejwe, nawe urisanga ko ushobora kuba ukeneye kumenya ubusobanuro bw'iri zina kubw'impamvu zawe bwite, zirimo kuba uziranye n'umuntu witwa ko, kuba ufite umwana witwa Pascaline, kuba uri inshuti n'umuntu witwa Pascaline, cyangwa se ukaba wifuza kuzaryita umwana wawe. Tudatinze rero turatangira n'ikintu cya mbere kiranga umuntu witwa Pascaline, aho Pascaline ari umukobwa w'umunyamwete, si umunebwe, ni umuntu wibwiriza adategereje gukora icyo abwirijwe kandi agaharanira gutera imbere. Ikintu cya kabiri, Pascaline ni umuntu uzi gutegeka no kuyobora abandi, akumva ko umurongo arimo n'abandi bawugenderamo. Gatatu, Pascaline aba ashaka kuba uwa mbere mu byo akora ndetse no kwigarura imitima ya benshi binyuze mu bikorwa bye. Ibi bishatse kuvuga ko niba hari ibyo ahuriyemo n'abandi bantu babikora, ariko kandi aze kuba yabikora neza kurusha abo bandi. Niyo mpamvu tuvuga ko aba ashaka kuba uwa mbere mu byo akora cyane, kandi ko twavuze ko aharanira kugera ku byifuzo bye kubw'umwete akorana akazi ke. Ikintu cya kane mu bintu biranga aba Pascaline ni uko Pascaline ari umuntu utazi kwihangana, utajya utegereza, ndetse ikindi kibazo cye ni uko arakara vuba. Ibi nabyo birasa naho bijyanirana, kuko niba utabasha kwihanganira ikintu kibayeho mu mwanya runaka, usanga nyine bikurakaza cyangwa se bikuzanira uburakari. Niyo mpamvu tuvuze ko ba Pascaline ari abantu barangwa no kurakara vuba. Gatanu, Pascaline arangwa no kwihuta mu gushyira mu bikorwa. Ikindi kandi twavuga ko ari umuntu utajya uzuyaza mu mikorere. Ikintu cya gatandatu mu bintu biranga aba Pascaline ni uko Pascaline azi kugira ibanga ku bintu bye, ariko iby'abandi akabyasaza. Niyo akiri umwana usanga avuga inkuru z'abandi kuruta uko yavuga inkuru ze. Dukomeje n'ikintu cya karindwi mu bintu biranga aba Pascaline ni uko Pascaline ari wa muntu utajya upfa kwerekana amarangamutima ye, gusa nanone icyo Pascaline agutekerezaho aragikora. Umunani, turavuga ku bijyanye n'imirimo ba Pascaline bakunze gukora. Usanga ubucuruzi n'ubukomisiyoneri bubahira, bigatuma rero baba abantu babifashije, ariko kandi nanone kubera gukora cyane, ibi bishobora gutuma bo ubwabo biyibagirwa cyangwa se bakibagirwa kwiyitaho. Hari bamwe mu bantu babaye ibyamamare mu Rwanda bagiye bitirirwa izina Pascaline cyangwa se bitirirwa izina Pascaline, harimo uwitwa Pascaline Umuhoza witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2022, hakaba umukinnyi wa filime Ingabire Pascaline wamamaye nka Samantha cyangwa se Teta muri filime nyarwanda zitandukanye, ndetse n'abandi. Mu bihugu byo hanze y'u Rwanda ba Pascaline bamamaye harimo imfura y'uwahoze ari Perezida Omar Bongo wa Gabon, Pascaline Bongo Odimba, hakaba kandi n'umukinnyi wa filime w'icyamamare muri Ghana Pascaline Edwards, n'abandi bagiye batandukanye. Ntabwo twatinda cyane ku byamamare byitiriwe izina, ahubwo icyo twari tugamije kwari ukubabwira ubusobanuro bw'iri zina Pascaline ndetse n'ibiranga abafite iri zina. Niba wamaze kwiyumva rero cyangwa ukaba wumvisha iri zina utaryitwa, ariko uzi umuntu witiriwe iri zina, jya muri comment tubwire uko waryumvise. Ubaye nawe ukeneye ko tugusobanurira izina ryawe, kandi wanyura muri comment ukatwandikira izina wifuza ko twagusobanurira kugira ngo utatuze ari gusobanurire. Reka dushimire buri umwe wese wabanye natwe rero kuva dutangiye kugeza ku musozo. Twari kuri Media Empire mu gice twari ubusobanuro bw'amazina. Njya mu mbaga kuri mikro ndi Singizwe Edith. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza, tuzasubira ubutaha.